Kristo nashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tumubana buri gitondo mu mwanya wa niba turi. Yesu Kristo nashimwe. Iki gitondo dushimiye Imana yacu itabura uko ibigenza, dushimiye intwari ku rugamba izinze ijoro izingura amanywa. Imana nishimwe. Muri iki gitondo aho uri hose, hereza Imana icyubahiro ubuzima urimo bwose, hereza Imana icyubahiro. Ongera ubwira Imana turakoze Mana, kandi ubanze niyo Imana aho ugiye kujya hose. Ndavuga mu bucuruzi, ndavuga mu kazi, ndavuga abantu muri buhure, Imana ibabanzeho mu izina rya Yesu Kristo. Iki gitondo rero muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Lion Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba imbere y'Imana yacu tuvuga imigambi y'Imana. Twasanze ko imigambi y'Imana ari migari cyane, imigambi y'Imana ni miremire, imigambi y'Imana ntirondoreka. Mu migambi Imana igigira yagize ku buzima bwawe, nuko yagukunze udakwiriye, irakwitangira, iremera ko amaraso ameneka ku bwawe nanjye, kugira ngo uzizera wese Yesu Kristo azakizwe, azahabwe ubugingo buhoraho. Ibyanditswe byera, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana 3:16, niho dusanga iryo jambo ko uwizeye wese azahabwa ubugingo buhoraho. Aricyo cyatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege. Imana ishimwe, ni kubw'urukundo rwayo. Niyo mpamvu rero imigambi y'Imana ni ukuri ni myinshi, ni myinshi ku buzima bwawe, ni myinshi cyane. Umunota ku munota iba yagambiriye kukugirira neza. Niyo mpamvu rero nta wavuga imigambi y'Imana ngo ayirondore, nta n'uwayishobora, nta wayimenya. Imigambi y'Imana iri mu rukundo rwayo, iri mu rukundo igukunda, iri mu rukundo idukunda. Imana ishimwe. Rero muri iki gitondo twabonye ko hari n'imigambi y'abantu. Twasanze abantu bagambirira ibibi ku mwana w'umuntu, ariko kubw'imigambi y'Imana, umugambi w'Imana ukanetraliza, ukaburizamo gukora kose kw'imigambi yindi yose. Ndavuga imigambi y'abadayimoni, ndavuga imigambi y'abarozi, imigambi y'incakura n'incabiranya. Imana igiburizamo. Imana ishimwe. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Salomo Imigani, ibice 15 umurongo wa 26. Twumve muri iki gitondo uko ijambo ry'Imana rivuga. Rivuze ngo iki? Riravuze ngo imigambi mibi ni ikizira k'Uwiteka. Imana ishimwe. Imigambi mibi yo mu mutima wawe, imigambi mibi ni ikizira, imigambi mibi ni ikizira, imigambi mibi ni ikizira k'Uwiteka. Ariko amagambo anezeza aramutunganira. Imana ishimwe. Dusomye ijambo ry'Imana rivuga ngo imigambi mibi ni ikizira k'Uwiteka. Imigambi mibi ni ikizira k'Uwiteka, ariko amagambo anezeza aramutunganira. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo uyu munsi muri iki gitondo wirinde cyane, wirinde kugira imigambi mibi, wirinde kugambirira kubi, wirinde kwifuza kubi, kuko dusanze ijambo ry'Imana muri iki gitondo ritubwiye ryeruye yuko imigambi mibi ari ikizira k'Uwiteka. Imana ishimwe. ngo ariko amagambo anezeza aramutunganira. Amagambo yo gufasha umuntu ukamusubizamo ibyiringiro, ayo ngayo atunganira Imana. Amagambo anezeza, amagambo yo guhimbaza Imana, amagambo yo kuramya Imana, amagambo yo kuvuga ko Yesu ari umwami, ngo ayo magambo anezeza aramutunganira. Imana ishimwe. ngo ariko imigambi mibi ni ikizira k'Uwiteka. Ese muri iki gitondo ubyukanye iyihe migambi? Aho ntubyukanye imigambi yo kwihorera ku mubisha wawe, oya, reka Imana ariyo iguhorera.
kuguhorera. Ese ubyukanye iyihe migambi muri iki gitondo? Aho ntiwagambiriye kuza kugirira nabi mwene so, ubyukanye iyihe migambi? Ijambo ry'Imana ritubwiye ryeruye, riratweruriye, riravuze ngo imigambi mibi ni ikizira k'Uwiteka. Wumve rero yuko muri wowe nimba harimo imigambi mibi ikaba ari ikizira, nawe uba wahindutse ikizira imbere y'Imana. Ariko ugarukiraho ubwire Yesu akweze, imbabazi z'Imana zikugote, wongere ugire urukundo, wongere ubwire Imana ngo Mana byose ndabiguhariye ubyikoreye. Kuko ijambo rikomeje ritubwira ngo amagambo anezeza atunganira Uwiteka. Amagambo meza ubasha kubwira mwene so, ngayo ngayo aramutunganira. Amagambo meza yo mu kanwa kawe, amagambo meza, yewe amagambo meza ujya uvuga, ngayo ngayo aramutunganira, atunganira Uwiteka. Rero wirinde cyane, kuko imigambi mibi ari ikizira imbere y'Imana yawe. Imigambi mibi wari wazindukanye, imigambi mibi wararanye, imigambi mibi umaranye igihe, imigambi mibi yo mu mutima wawe, imigambi mibi y'inshuti zawe ushaka gushyira mu bikorwa, nugarukiraho, kuko ijambo rirakubwiye ngo imigambi mibi ni ikizira k'Uwiteka. Were kuba ikizira k'Uwiteka, were kuba ikizira, were kwitandukanya n'Imana kubw'imigambi yawe mibi. Imana ikugirire neza, ngahubwo amagambo anezeza aramutunganira muri ako kanwa kawe. Reka usenga Imana ihuzuze amagambo anezeza Imana, anezeza bene so, ngayo magambo atunganira Imana. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom, muhahe muronke, mugendane n'Imana, kandi Imana ibagirire neza.